salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall be afraid? When the wicked, even mine. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Twongeye kugusuhuza wowe udahwema kubana natwe kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube Pasiteri Salome Iradukunda. Ngewe uguha ikaze tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana ry'igitondo mumenyereye nka breakfast. Evangeliste Salome Iradukunda nguhaye ikaze rero, kandi nshimira buri muntu wese wamaze gukanda kwiyandikisha cyangwa subscribe kugira ngo tujye tubana muri byinshi bigiye bitandukanye. Nawe utarayikora uyikoze waba uduteye inkunga ikomeye, waba udufashije kwamamaza Kristo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Unakoze share cyangwa gusangiza cyangwa partage ugahereza abandi bantu batabonye ijambo ry'Imana, waba udufashije kwamamaza Kristo kandi nawe Imana ntiyabura kuguha. Tugarutse muri wa mwanya wacu rero w'ijambo ry'igitondo tumenyereye nka breakfast kuri uyu muyoboro. Reka rero nkwizeze yuko niba utabashije kuryisomera nta gihombo uri bugire, ndi bubigufashemo kugira ngo bigende neza. Breakfast, ijambo ry'Imana rya mu gitondo. Zaburi ya 27 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome kinkingira ubugingo bwanjye, ninde uzampenza umushyitsi? Ubwo abanyabyaha banteraga kumaraho, aribo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Amen. A Psalm of David. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, come upon to me, eat my flesh, they stumbled and fell. Truth and host should encamp against me, my heart shall not fear. Truth word should rise against me, in this will be confident. Ubutumwa bw'ingenzi dukura muri aya magambo. Ubutumwa bwa mbere naguha muri aya magambo kugira ngo ubwitwaze muri iki gitondo umunsi wawe wose uze kukubera mwiza. Uwiteka ni umucyo, n'agakiza k'umwizera, ntacyo agomba gutinya. Ubutumwa bwa kabiri, abanzi n'ibibazo bihinduka ubusa iyo Imana iri mu ruhande rwacu. Amen. Wowe yambaza Imana, kubera yuko abanzi baguhagurukiye, ibibazo byose bizahinduka ubusa igihe uzaba uri kumwe n'Imana. Ubutumwa bwa gatatu, kwiringira Imana bitanga amahoro no mu gihe cy'intambara. Ni ukuvuga ngo waba ugeragezwa, waba uhura n'ibibazo, waba uhura n'intambara, kwiringira Imana byonyine bitanga amahoro. Haleluya, haleluya. Ndakwifuriza kwiringira Imana kugira ngo ukomezwe nayo mu gihe cy'intambara, bigutabare, bikubere inkomezi, bikubere inyunganizi, bigukomeze. Amagambo ukwiye kuzirikana uyu munsi: iyo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ubwoba burahinduka amahoro. Nta kintu na kimwe gishobora kudutera ubwoba, nta gishobora kuduhungabanya, kubera yuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Emerera Uwiteka rero abe mu ruhande rwawe uyu munsi, biraza kukubera byiza. Isengesho ry'igitondo. Uwiteka Mana, uri umucyo wacu, uri agakiza kacu, uturinde kudacogora, duhe umutima udacogora, utwigishe kukwizera mu bihe byose, haba mu mahoro cyangwa mu ntambara. Utubere ingabo n'ubuhungiro, udukingire ibyago by'umubisha. Tubisabye tukwizeye ko byose bikorera kwiyubahisha. Amen. Evangeliste Salome Iradukunda, ngushimiye ko wabanye natwe mu ijambo ry'Imana. Ukomeze ugubwe neza, kandi Imana iguhe kunguka kuyimenya uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo dusingire urugero rw'igihagararo cya Kristo. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ikibazo, manuka hasi, urahita ubona muri description, urahita ubonamo nimero ya WhatsApp, utwandikire. Wifuza yuko tugushyira muri WhatsApp channel, nabwo utwandikire kuri nimero za WhatsApp ebyiri zirimo aho muri description. Hanyuma unasangije abandi bakabonera ijambo ry'Imana, waba udufashije kwamamaza Yesu. Imana iguhe umugisha. Shalom, shalom.